ndakwinginga nshuti z'Imana twese kwizera kwacu kujya kuraswa. Hari igihe ukubitwa n'ikintu ukavuga uti ndarambaraye noneho ndashize, ariko none iyo kurashwe ukora iki? Ukeneye kwegera ikintu cyagutera gushikama, ntukomeze ngo uporomoke wumva uporomoke ibyiringiro bigushiraho, amagambo y'Imana uyareke, ndirimbo hari zari kukwegura uzireke, uhunga abantu b'Imana, uhunga aho usengera. Ibyo bintu binejeje Satani, nakagashikama gake wari ufite nakakabaraga nakora akakwambura. Nuraswa, nituraswa, rwana no kugana aho ukura gushikama. Isoko y'imbaraga ni mu magambo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi nibaza ko twese twagiye tubyimva. Hari ugiye uba wumva kwizera kwawe kwarashwe, wakumva n'inyigisho imwe, wakumva ijambo ry'Imana rizima, ukumva urahembutse, ukayoberwa ko habaye iki, mbaye iki. Nyine wavomeye ku isoko y'imbaraga. Kuko guhagarara ushikamye ni intwaro. Hari igihe nyine twibebeza mu maso y'Imana kuvuga Imana ndagusezeyeho, dore n'ukuntu, dore rwose ntunanyumva, ndarushye, ndaremerewe. Ariko najya nkubwira ngo ibyo bintu ntukabitindemo, ntukanabyemere ko bimara umwanya, kuko uzabihomberamo. Atari uko Imana itagufitiye imbabazi, atari uko Imana itadukunda, ariko nitwe tubihomberamo, kuko Satani avuga ati nacogore, narambara, maze tumwuzuza ibitekerezo byacu, maze tumwuzuza ibyo dushaka, maze tumwuzuza ubwihebe, maze tumwuzuze kwiyanga, maze tumusunikire kuvuga ngo Mana ngo ndabiretse, ngo rero ngo sinzongera kugukorera, ngo sinzongera, ngo ibiki n'ibiki. Nagira ngo mubwire ko no gukorera Imana ubwabyo bibyara imbaraga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu, kuko aribwo tutazasitara na hato. Nshuti y'Imana, ibintu byose byiza wamenye mu Mana burya bikubereye intwaro, burya bikubereye imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ngo muhagarare mushikamye. Nagira ngo rero nkwibutse ko gushikama kwawe ni inyungu zawe. Wambwira utariko Sultan ubwo ntiwivugisha. None si iyo narashwe se nyine iyo warashwe twese tujya turaswa. Ariko nuraswa jyugwa cyangwa jya utemba cyangwa jya usitara ugana aho bavoma isoko y'imbaraga. Ntukavuga ngo urumva ngo sinshaka gusenga ngo n'igihe nasenge, oya. Ahubwo igihe warashwe cyane icyo gihe cyo gusenga. Gusenga rega ntabwo ari formule. Hari igihe naba ntafite n'amagambo, ariko gana no mu kurambarara imbere y'Imana, gana no kumva abandi basenze se bikwegure, gana no kumva si ijambo ry'Imana, gana no bukwiriza nubwo utabibashije, kuko umwuka uraza guhembuka wongere ugire imbaraga. Nongere nkubwire nshuti y'Imana, kudashikama kwawe umuntu byungukiramo ni Satani. Kwibebeza mu isi y'umwuka, tujye twibebeza mu mubiri igihe dufite abatubebeza ariko mu mwuka no. Uri ku rugamba, byawe bimeze nk'umusirikare ushaka gutetera kuri front. Ibyo bintu se byabaho? Mbese umwanzi ari hariya arenda kumurasa, ariko umusirikare yarushye arashaka guteta, isasu riramucamo byihuse, baramwambura aho yari yarafashe byihuse. Ntago ku rugamba bibebeza. Mu mwuka ntago twibebeza. Mu mubiri, marangamutima, igihe tubonye abatubebeza rwose nagijosi ariko mu mwuka ujye uba nk'igiharamagara. Nukajya wemera ko Satani akubyina hejuru. Nukajya wemera ko ibitekerezo by'isi, ibya Satani, ibyo kunanirwa kwawe bimara umwanya muri mind yawe. Ntukabyemere, kuko uzabyungukiramo ni Satani. Muhagarare mushikamye, hanyuma mukenyeye ukuri. Hari igihe ukuri kutuvuna kukubamo, kuko gusa nkaho kuduhombeje, ariko nagira ngo nkubwire ko ukuri ni intwaro. Ukuri kwa mbere ni Kristo, niwe kuri, nibye byose ibyo bitubyarira ukuri. Ukuri kuba Kristo ntago kuri relative, ntago guhindagurika ngo biterwa naho byaturitse. Ukuri ni ijambo ry'Imana, icyo rivuga. Ntago ndi bwite kuri opinion yanjye, nibyo numvise, nibyo nize. Icyo rivuga nicyo mfata, kandi bizambera intwaro ituma uburiganya bwa Satani butansinda. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingiriza igituza. Ndifuza kuvuga iki kintu. Gukiranuka tubarwaho muri Kristo Yesu kuzaduhesha kujya kubana n'Imana mu ijuru. Ni bya biri tuvuga gutsindishirizwa. Ntitwabikoreye, Yesu yarabikoze bitubarwaho, ariko mu ntambara y'umwuka. Gukiranuka kutashyizwe muri pratique, mu ngiro, uzatsindwa. Niko bimeze. Imana iri mu ruhande rwawe, warakiranutse kubera icyo Yesu yakoze, ariko mu ntambara y'umwuka gukiranuka kutashyizwe mu ngiro uzatsindwa. Uretse ko ari nabyo bidukwiriye. Twabazweho gukiranuka kugira ngo tuzakomeza kubaho nk'uko twabagaho kera. Ubuntu bw'Imana twakiriye muri Kristo Yesu burya butubyarira imbaraga yuko bya bindi twakiriye, bya bindi twizeye biduhindukira ubuzima. Ariko noneho mu ntambara y'umwuka ho, nshuti y'Imana, umwanzi azakumira bunguri. Simvuga ko Imana itazakubabarira, simvuga ko imbabazi z'Imana zitazakubaho, simvuga ko ubuntu bw'Imana butari kumwe natwe, simvuga ko rwose tutabibazweho, ariko mu ntambara y'umwuka uzatsindwa. Uzabihirwa n'urugendo, uzahora uri umuntu uri hasi, uzahora uri umuntu ucogoye. Niyo mpamvu iyi ntambara yo gukiranuka ugomba kuyirwanya, kuko ikigushoboza cyageze muri wowe. Ugushoboza Mwuka Wera ari muri wowe.